Nitwa Padiri Gatete Innocent, nkaba nyobora TVET yo mu Irango mu karere ka Huye. U Rwanda ruri muri gahunda yo gushyira imbere uburezi bw'amashuri y'ubumenyingiro cyangwa se imyuga muri rusange. Mubona bimaze kugera he cyangwa se bimaze gutera ihe ntambwe mushingiye ku bigo byanyu? Iyo gahunda yo kwigisha imyuga mu mashuri leta ifite ishyiramo n'imbaraga biri no muri NST1 yuko 60% y'abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bagomba kwiga imyuga. Natwe nk'abasalesiani dufite ubunararibonye mu myigishirize y'imyuga kubera yuko ni natwe muri iki gihugu twayitangiye mu mwaka w'1954, ntabwo ari vuba kuko ishuri cyane cyane rizwi nka ETO Kicukiro ryari ishuri ry'abasalesiani. Kubera ko tuzi akamaro kayo ndetse ni bikaba n'umunyigisho twanarazwe n'umukurambere wacu Don Bosco mu ivuka ry'umuryango w'abasalesiani mu kinyejana cya 19. Imyigishirize y'imyuga ntabwo byatubereye ikintu kitugwiririye, n'ubundi turi dusanzwe mu burezi dutanga ubumenyi rusange n'ibyo, ariko icyo gitsata cy'amashuri y'imyuga ni ikintu tugira mu mirimo yacu ya buri munsi no mu butumwa n'umuhamagaro wacu. No kuvuga rero yuko leta mu gushyira imbaraga mu myigishirize y'imyuga, natwe nk'abasalesiani dufite amashuri y'imyuga ntabwo twasigaye inyuma. Natwe dufite amashuri yigisha imyuga, dufite hano mu Rwanda ubu dufite amashuri kuri Muhazi, aho ngaho ni mu karere ka Gasabo. Dufite ishuri y'imyuga mu Gatenga, aho ngaho ni mu karere ka Kicukiro. Tukagira n'irindi mu Irango, aho ngaho ni mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Kuva rero nyine RTB yakoze campaign yo kugira ngo abana ku bwinshi bitabire ayo masomo. Iyo campaign turimo twarayikoze aho turi mu maparuwasi yacu cyangwa se matangazo dutanga hirya no hino mu nama se rusange zo mu midugudu no mu karere na mirenge na hehe. Iyo hagira ya campaign yo gushaka ko abanyeshuri bije muri amashuri natwe tujyayo, hanyuma kandi tunabereka icyo twatanze, kubera ko amashuri yacu amaze igihe kinini cyane. Abana rero bagenda bamenyera, ababyeyi nabo baramenyera, ariko intambara iracyari ndende kuko kugeza uyu munsi nko mu karere ka Huye hari muri Irango TVET ahondi nk'ubu ngubu uyu mwaka mfite abanyeshuri 190 gusa. Wareba wagereranya n'amashuri yigisha ubumenyi rusange ari mu mirenge ya Tumba na Mukura, amashuri menshi afite abana benshi cyane bageze mu gihe cyo kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu myuga, ugasanga ni igitonyanga, ufite abanyeshuri bakeya kubera yuko hariho imyumvire n'uyu munsi igomba guhinduka. Uyu munsi ntabwo abantu barumva cyane inyungu iri mu myigire ya tekinike, ariko biragenda bihinduka cyane cyane. Hari za initiative zikorwa noneho ugatanga nk'abantu bazamuwe na tekinike, abantu ubu ngubu bafite ubukungu bw'igihugu mu ntoki zabo kandi barabikishije imyuga itandukanye twaje duforma. Abo ngabo uko imyaka igenda ikurikirana niko abantu bagenda bumva akamaro kayo. Ikindi gituma bagenda bumva akamaro ni iyo babona
ukuntu bagira akamaro iyo barangije amasomo. Ntabwo bamara igihe kinini cyane bategereje yuko bazahabwa akazi nk'uko bigenda iyo abantu bize ibintu bitari professionnel. Bagomba gutegereza imyaka myinshi cyane kugira ngo bahabwe akazi. Ikindi hari experience isigaye y'abantu bize amasomo rusange, ndetse bakanayarangiza rwose ku rwego rwa secondaire, ariko ukabona nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri baje gusaba gukora amasomo y'imyuga kubera yuko bafite diplome n'ibyo ariko n'abashomeri. Ni ukuvuga rero technique ifite akazaza imbere. Abantu rero bagenda babyumva buhoro buhoro, kuko niyo ubereka aho iterambere ry'igihugu riganisha, tukabona za vision igihugu gifite, bakwerekana nk'imijyi, umujyi wacu ukuntu uzaba umeze mu myaka muri za 60, bakazaba bareba ntuze za ibisata byose by'iterambere ryo muri iki gihugu aho bizaba bihagaze. Iyo bareba iyo ntuze iyo shusho baravuga bati bizagerwaho ari uko twagiye mu myuga, nitwe tuzubaka biriya bintu. Iyo tubakundisha, dushaka ko babikunda bakabijyamo, tubereka ko rwose bagomba kuba responsible ya change igihugu gishaka, kuko nibo bazaba babipilota ntabandi. Dusoza, urasanga hakwiye gukorwa iki kugira ngo umubare w'abagomba kujya muri iyi myuga wiyongere, wenda niyo wanarengana ya 60% n'ubundi nk'uko biri muri gahunda ya leta? Nugukomeza gukora za sensibilisation, noneho no kugira ibihe ayo mashuri yifungura akirekana, noneho abantu bakamenyera kuhagenda nk'uko byarimenyerewe ko ababyeyi bamenya akamaro k'ishuri ariko bashaka kunoza ku masomo y'imyigire rusange. Hari ama initiative yajya korwa, ama exposition yakorwa, amarushanwa yakorwa, cyangwa se abagize ibikorwa bya innovation, bakayimurika, yego dushya bakayimurika. Hari ibintu byiza nk'uko no muri za secteur zindi, mu buhinzi bagira za noza exposition, abacuruzi bakaza gukora noza exposition hariya. Hagomba kubaho naho igihe abo bantu babariza imyuga nabo bazagira ibihe nabo bamurika ibyo bagiye bageraho, ndetse n'amarushanwa akaba yanaba no ku rwego rwa Afrika cyangwa rw'isi, nka kuri experience ya Connect Africa. Donc hari ntuze ama initiative menshi cyane ashobora gutuma, kuko abantu bakurikira itangazamakuru barikurikira cyane. Hari ibintu byinshi cyane abantu ubunguje amashuri agomba gusohoka akerekana ibyo akora kugira ngo bikurure abantu. Agomba kwimenyekanisha, atari gusa izina ry'ishuri runaka, ariko ntuze na quality y'ibyo batanga n'ibyiza bashobora kuba bakongerera mu bikorwa byo mu gihugu. Turabashimiye cyane kandi murakoze namwe.